Blog Talk Radio. nongeye kubasuhuza abakunzi bacu aho muherereye hose n'ikiganiro igihe niki mutegurirwa kandi mukagezwa nanjye Jean Paul buri wa kabiri w'icyumweru mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi nkaba ngiye kuganira namwe cyangwa se ngiye kubagezaho bimwe mu ngingo zikurikira umutwe wa gisirikare ushyigikiwe n'u Rwanda ushobora gutera Burundi ndetse mu minsi ya vuba ndagira ngo tutabyitiranye n'ibi bitero tumaze iminsi twumva mu Burundi bya Red Tabara ariko ntushobora no kubitandukanya ibi bituruka kubera inama iherutse kuba mu Rwanda aho bavugaga ko Burundi ari indiri iyo cyangwa se ari intandaro y'umutekano muke mu gihugu ndetse bagakomeza gushaka gushinja Burundi ikisa n'ibitero icyo ari cyo cyose gihungabanya ngo umutekano w'u Rwanda ndetse n'abantu bose bafatwa bakavuga ko ari bagomba kuvuga ko nako kubashyiramo amagambo y'uko Burundi bubari inyuma leta y'u Rwanda rero ngo irimo irakusanya ibimenyetso by'abantu baturutse hirya no hino harimo n'abantu bita ko ari abasirikare bafashwe bashobora gushinja Burundi ariko noneho ibyo ntabwo bazabitegereza mu minsi ya vuba bakavuga ko ugucengera kuzakomeza nk'uko twakomeje kubabwira ngaha kuri Radio Iteme n'uyu munsi amakuru niko ameze ndetse ubu bikaba bifata indi ntera ni mu gihe kandi ishyaka cyangwa se umutwe witwa Red Tabara wahise usohora itangazo kuri uyu munsi ku itariki ya 15 ugasohora itangazo uvuga ko ngo nta mahitamo yandi bafite uretse kwirwanaho no kurwana ku Barundi ibi bikaba bivugwa mu gihe ikinyamakuru Le Monde cyari cyamaze kwandika ko hari udutero shuma tumaze iminsi tubera mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakavuga ko nta bandi babiri inyuma ari bashyigikiye umutwe wa Red Tabara muri iyi tangazo ririmo amapaje abiri ryasinywe n'umuvugizi uvuga ko ari gisirikare witwa Patrick Nahimana kuri uyu munsi avuga ko arisinye mu izina rya Red Tabara n'itangazo rivugamo ko ngo hari ibintu byamaze igihe kinini cyane bikorerwa Abarundi ngo noneho ngo ubu bagomba kwitabara ndetse no kwirwanaho nge rero simba itandukanya n'ibintu biriho bivugwa mu Rwanda cyangwa se n'amakuru ari hava mu Rwanda ajyanye no gushaka guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Neva ndetse n'u Burundi muri rusange cyane cyane ko kugeza uyu munsi bavuga ko kugira ngo bashobore gushyira leta nshya y'u Burundi mu kwaha kwabo byabaye insobe cyangwa se byarabananiye aya makuru dushobora kuza kuyagarukaho ariko ni amakuru yenda cyane cyane bakwiye kuyaha agaciro kuruta abandi ni leta y'u Burundi kuko ni amakuru yizewe yuko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse bakabivuga coincidence ihari no muri iki gihe kugira ngo Red Tabara nayo ihita ikora declaration iremereye cyane ivuga ko
nta yandi mahitamo bafite ngo ni ukwirwanaho. Bishoboka ko mubyibuke ko twabivuze ahangaha kuri aditeme, bishoboka ko ya mitwe cyangwa se ya mayere yo bavuga ati tuzabanza ducengere Burundi hose, bishoboka ko yenda baba baramaze koko kubigeraho. Reka rero tubitega amaso, ibindi tuzakomeza kubakurikiranira, nahangaha muzabyumvira bwa mbere, ariko ni ibintu bikwiriye guhabwa agaciro cyane na leta y'u Burundi kuruta abanyarwanda, uretse ko dukwiriye kubyamagana. Bimaze kuba umuco, bimaze kuba ikibazo kubona leta y'u Rwanda ikomeza kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu, haba muri Kongo, Bugande yarahagerageje, ndetse n'u Burundi hambere, n'uyu munsi ikaba ikigerageza gushaka kubikora, ndetse no muri Tanzania yarabigerageje. Ni igihe rero ko bakwiriye kwamaganwa, bakamaganwa kandi bakanabwirwa n'amagambo abakwiriye kubabwira ko badategeka ibindi bihugu, kuko aho babikoreye ndetse bakagira ubwo bica n'abakuru b'ibihugu, iminsi imaze kuba myinshi. Iyi nkuru ntabwo nyitindaho, cyane cyane ko ari inkuru gusa yo kugira ngo dukangurire abanyarwanda ndetse n'abarundi ndetse n'abatuye akarere bose n'inshuti z'amahoro ko, reka mbisubiremo, ko hari umugambi wa leta y'u Rwanda ikomeje gucura, bavuga ko bifuza ko bahungabanya umutekano w'u Burundi mu maguru mashya. Iyo nkuru ikaba isanga cyangwa se isokeye rimwe itangazo ryanditswe cyangwa ryasohowe witwa ko umuvugizi wa Red Tabara wa gisirikare Ahimana Patrick, yuko ngo kwihangana bitagishobotse, nta n'ayandi mahitamo ngo uretse kwirwanaho. Mu zindi nkuru rero turi bugarukeho, mbabarire gato, mu zindi nkuru turi buze kugarukaho ni inama y'abakuru ba CPGL, bongereyeho perezida wa Uganda ndetse n'uw'Angola. Inama yapfubye ku itariki 16, bigapfuba mbese ku munota wa nyuma, cyane bari mu myiteguro barahageze, itangazamakuru rikaza kuba kwitakibaye ku munota wa nyuma. Iyo nama rero itari bwitabwirwe nk'uko perezida w'u Burundi yabivuze, itari bwitabwirwe n'u Burundi, abandi babaga nta kintu barayivugaho, uretse Kagame wavuze ko ngo hari impungenge cyangwa se imbogamizi nyinshi zatuma iyo nama yenda, nako hari ibintu bizagomba gukemuka mbere y'uko inama iba. Amakuru twaje kumenya rero nuko iyo nama, zimwe mu mbogamizi Kagame yavugaga harimo ikibazo cy'umutekano waba kutarumvikanwaho n'abantu bashaka kuzagira uruhare mu gucunga umutekano, nako so kugira uruhare runini mu gucunga umutekano w'abakuru b'ibihugu bazaba ari hariya. Kagame yumvaga ko agomba kubigiramo uruhare runini cyane, ndetse amakuru akatubwira ko n'Ubugande bwavugaga ko ari bwo bugomba kuzana Ubugande ari bwo bugomba kuzarinda umutekano w'abakuru b'igihugu. Ayo makuru rero ntabwo nako tuzi kugeza uyu munsi niba baramaze gukemura icyo kibazo cyangwa se niba cyarakemutse gite. Gusa umuambasaderi wa Uganda muri Kongo aravuga ko ari mu myiteguro, ndetse afatanyije na leta ya Kongo gukomeza gukora imyiteguro mu bijyanye n'iyo myiteguro hariya kuri Goma. Ntabwo rero umunsi bavuze ko ari tariki 20, ntabwo twavuga ko byanze bikunze iyo nama izaba, ariko ku itariki 20 tuzongera tubagezeho amakuru cyangwa se updates y'iyo nama, ariko kugeza uyu munsi baravuga ko iyo nama iteganyijwe kuri tariki 20. Izahavugirwa rero bishobora kuba ari ibijyanye n'umutekano, ndetse bakanavuga ko harimo ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda, bazongera kugarukaho, ariko noneho bakavuga n'ibijyanye n'umutekano mu karere. Ni ku itariki 20 rero ko bavuga bayimuriye, ubwo ibibazo byose nibiramuka bivuye mu nzira,
tuzababwira uko bihagaze, niba hari n'impinduka zishobora kubaho tukabimenya mbere yanyu, nabwo kandi tuzababwira, kandi tuzagerageza kugira ngo tuzagerageza ibishoboka byose kugira ngo tubimenye mbere yanyu. Mu bindi ni urubanza rwa Paul Rusesabagina. Aha urubanza rwa Paul Rusesabagina ndaza kugaruka kuri audio ya VOA, ariko ndagira ngo gusa mvuge ibikurikira. Mu rubanza rwa Paul Rusesabagina, leta y'u Rwanda kugeza uyu munsi amakuru dufite nuko itaramenya nayo ubwayo aho yarwerekeza. Ntiramenya niba biri muri avantage bibafasha kumushinja ibyaha bamushinja, cyangwa se niba byaba byiza ko bamugumana hariya akaguma ari imbohe mu gihugu ategereje kuburana izo manza ariko ntizizabe. Iyo ni decision igomba gufatwa na Kagame, nta wundi. Ibyo ariko biraba mu gihe abaloya be cyangwa se abagomba kumuburanira batarahabwa uburenganzira bwo kumuvugisha, uretse uwa leta bamuhaye. Ariko kugeza uyu munsi abashinzwe cyangwa se b'umuryango wifuza ko bamuhagararira ntabwo barashobora kumuvugisha. Ikintu gisekeje muri uru rubanza ni urubanza bavuze ko ngo bagiye kudesida kuri bail, cyangwa se bagiye kudesida, bagiye gufata icyemezo ku bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ubundi ibintu nk'ibi ngibi ntibyakabaye binatwara n'amasegonda 10 nyuma ya argument, cyangwa se nyuma y'ibivuzwe n'umushinjacyaha cyangwa n'ibivuzwe n'umuburanira. Umushinjacyaha aburana avuga ko adakwiriye gufungurwa, umuburanira avuga ko akwiriye gufungurwa. Umucamanza ufite ububasha ntiyagombye kurenza uwo munsi, ntiyarenze kurenga iyo saha bakiri mu rukiko ataramubwira icyemezo bafasha. Ubundi ari ahantu amategeko akora, icyo yenda bavuga bati nasubire muri gereza azafungurirwayo n'igihe bamusabye amafaranga y'ingurane cyangwa se ya bail bavuga, akaba atayafite ahagije ako kanya, noneho bakamwoherereza muri gereza, bakavuga bati noneho bene wanyu nibayapostinga, cyangwa se umuryango wawe nibapostinga, cyangwa se abagukunda nibayapostinga, cyangwa se iriya miryango itegamiye kuri leta ishaka ubutabera niyapostinga ikashyira kuri konti iyi n'iyi, muzazane resi, ahasigaye urucamanza butegetse ko bazahorekura. Iyo bavuze bati mureke tuze kubyigaho, ni ukuvuga ngo bagiye gusaba ubundi burenganzira. Ntabwo ari bafata icyemezo, byaba ari bafite icyemezo kugira ngo bavuge bati kuri bail tugiye kubyihweza. None se bazakora investigation, bagiye kudesida se ko ari flight risk cyangwa se ari umuntu ushobora gutoroka nk'uko bavuga. Ibyo bikomeza kwerekana ko ari urubanza rwa politike, kandi sinibaza ko kubitindaho hari icyo bimaze, kuko buri muntu wese wakurikiye radiyo iteme, yakurikiye amandi maradiyo atandukanye, yakurikiye ishimutwa rya Rusesabagina kuva rikiba, arabizi neza ko ruriya rubanza ari politiki. Ni nayo mpamvu ni kuruburana bikiri ingorabahizi. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi bavuga bati tugiye kubanza gutekereza kuri bail. Ikintu cyo cyitsetsa ni ukuntu batanashaka n'andi mamotife bitwaza kugira ngo be kugaragara kuko nk'abantu batazi ibyo bakora, cyangwa se kuko nk'abantu bagiye gusaba uruhushya. Amatekinike yo bakayakora nyine mu buryo wumva ko buri obvious, bigaragara ko icyo bakora nyine kigaragara, ariko kubera ko ariyo system bakoramo buri gihe ntibanabona ko ari ibintu biteye kimwaro. Nongere bigarukeho, bail ni ukuvuga nk'uko babyanditse mu Cyongereza, ifungwa n'ifungurwa. Tugiye kuryigaho, tuzafata icyemezo, tuzababwira igihe tuzafata icyemezo, yenda yagarutse mu rukiko. Ntabwo biriya ari ibintu bikorwaho investigation. Ibyo bituruka kuri argument zivuye cyangwa se ibyo umushinjacyaha yabwiye ubutabera kuvuga ko uyu muntu nimurekura hari risk y'uko atazagaruka mu rukiko, cyangwa se koko yabangamira iperereza nk'uko mbona u Rwanda bakunze kubyita, ariko ubundi ntabwo ariko bigenda. Ntabwo ari si kenshi byagombye kuba ari argument ifatika, uretse ko nabwo birashoboka ko hari igihe bibaho ko bavuga ko abangamira iperereza, yenda bavuga bati ibimenyetso arajya kubizimanganya, yenda se azakorompa batanga buhamya, ibintu nk'ibyo.
ibyo ariko nabyo ntabwo bigomba gutegereza umunsi. Icya kabiri, kuvuga ngo umugumishije muri gereza ngo ugiye kubitekerezaho, ni igihe nabwo ushobora kwibaza ko nyine adafite amafaranga ahagije, yenda se kuyagabanya kuyongera, ibyo nabyo nta nubwo bigomba gutwara umunsi. Umucamanza bivugira ako kanya aho ngaho ati niyo mwasabye miliyoni 5 ngewe nshyizeho 3 cyangwa se nongereho 7 cyangwa se agashyiraho restriction, bya bintu bazirika nyine za GPS ku maguru ko numvise byanaje mu Rwanda, akaguma ahantu muri perimetre bamuhaye ntasohoke n'ibyo bimenyetso, yenda bakamubuza na telefone, communication kuri internet n'ibindi. Ibyo bibaho ku nkiko zindi zikora, ariko ntabwo bikora mu Rwanda. Kuvuga ngo tugiye kubyihweza nta kindi ni ukugira ngo baze gucunga nyine, bavuge bati turashaka kubanza kumenya icyo umukuru w'igihugu atekereza, kuko niba afite koko aho ashobora kuba aderesi cyangwa afite abantu bashobora kumwishingira, ubundi ibyo ntibyakabaye ari ikibazo. Ibyaha bamureze rero n'ibyaha bya terorisme n'ibyaha by'iterabwoba. Nahoze mvuga ni yenda iyo bamurega icyaha cyo gutera ubwoba Kagame ariko ntibakavuge ngo n'ibyaha by'iterabwoba bisanzwe tuzi, ibyo rero ni ukubura n'ibya byaha nyine barega buri muntu wese. Nahoze numva kuri BBC Focus on Africa, sinzi ko nashobora kubumvisha iyo audio y'amasegonda makeya n'ibikunda ndayibumvisha, aho bavuga ko bamuregaga ibyaha 13, we agasaba yuko ibyo byaha yabiburana mu buryo butandukanye, bagomba kubiburana mbese muri bagomba kubiburana muri kimwe mbese akagenda avuga niba yemera icyaha cyangwa atacyemera, cyane cyane ko bavuga ko hari ibyo yemeye byo gutanga amafaranga irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Iyo audio ishobora kuba itari clair nk'uko mbyifuza, ariko mureke tuyumvane. Ni mu rurimi rw'icyongereza, ndagerageza kuvuga mu mancamake icyo yavugaga, ariko byinshi mwarabyumvise. Now let's take a quick look at other stories making the headlines across Africa and the rest of the world. The man portrayed as a hero in Hollywood movie about the Rwandan genocide has told a court in the capital Kigali that he funded an armed wing of an opposition group. Paul Rusesabagina, who has been charged with terrorism, murder, and other serious crimes, said he had given more than $20,000 to the National Liberation Front. He refused to plead to all the 13 charges against him, demanding he be allowed to plead to each one separately. Mr. Rusesabagina, who is a strong critic of President Paul Kagame, had been living in exile in the U.S. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe MRCD yashikanywe muri sentare y'intango ku Kicukiro iri muri secteur ya Kagarama mu gisagara cya Kigali, acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ipfungurwa ry'agateganyo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza. Eric, ndizera ko akurikira urwo rubanza aho mu rukiko rwa Kicukiro. Paul Rusesabagina bashije kumubona, watubwira uko yaramize? Nibyo Etienne Karekezi, nari ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama aho mu karere ka Kicukiro. Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaa 4, ari ibyo bikomeye, ariko yari mu masingu, yambaye imyenda ubona ko ari kake, ikoti n'ipantaro, ariko noneho ubona atambuka mu ntege nkeya, ariko nabasha kuvuga nk'umuntu wose. Hanyuma ku rukiko urebye aho wabashije kugera, cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose, hari umwuka umeze ute? Hari ibintu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagera mu rukiko. Hari abapolisi benshi, abambaye n'abatambaye, nubwo abambaye impuzankano z'akazi n'abambaye sivile. Abambaye sivile bababwirwaga yuko wenda yashoboraga nko kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye ikumbunda. Ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira, kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19, ariko noneho nubwo washobora kuba wapimye COVID-19
utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta. Hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batuye. none mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyashyizweho ni ibihe watubwira? byo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe n'uruhande rwunganira bwana Rusesabagina zivuga ko Rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubiri kuva ku munyarwanda ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha. Ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze akisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Rusesabagina, maze ahita asaba ko ubushinjacyaha busobanura ikirego cyabwo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda kubera ko Rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka MRCD, kandi MRCD ikaba yari ifite umutwe mu mitwaro ya gisirikare ariwo wa FPR wavugirwaga na Majoro Mpabimana Callixte bakunze kwita Sankara, ubu nawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye Rusesabagina yagiye bigamba ibyo bitero ko babitangije ku Rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu bantu batandukanye barimo aho muri FPR yagiye yohereza abantu batandukanye, ndetse ngo mu bugenzacyaha yaba yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera, bakamutabera ko banashingiye ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigira ku Rwanda, byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 1. hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda? Duhereye kuri Paul Rusesabagina ku mafaranga aregwa ko yaba yaroherereje uwo mutwe wa SNN ndetse n'abandi bantu batandukanye, yemera ko akimara hari iriya kirere yitwe Hotel Rwanda ikimara gusohoka, Rusesabagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe, abantu bakamwiyambaza akabaha ubufasha. Hari uwitwa Senayo byo muri FPR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 3 by'amayero, ariko akavuga ko abo Senayo yari yamutakandiye, akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Ni umugore wa Rusesabagina yohererejwe Majoro Callixte Mpabimana bakunze kwita Sankara, ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kuko ngo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Rusesabagina yavuze ko ibitero by'inyarwanda n'ahandi hantu byagiye bigaragara ku Rwanda bigahitana bamwe bigatwika bikanasabwa, yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi arazicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari atiteze ko bishobora kugira abo kwica. Abanyamategeko rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku mugabane wa Afurika ku yindi migabane ntabwo yigeze ahamwa n'inkiko, bakashingira ku buzima bwe uko amererwa ararwaye, bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakireba kuba yarahawe umudari na Amerika Bush, bakavuga ngo kubw'izo mpamvu nta n'ibintu bigaragara bifatika byagombye kuba bimufungisha by'agateganyo, bakamusabira kurekurwa akajya kwiga. Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho, ukuntu n'uburyo Paul Rusesabagina yafashwe akageza mu Rwanda. Icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho? Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane, bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburebye bw'ubuyobozi n'abanyamategeko nta n'umwe bigeze bagikomozaho, uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva batangiye kuvuga nabo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo kuba wakwizera ikintu utakwizera. Kugeza kuri uyu munota biracyari mu mvurumbarira, ntawavuga ngo yafatiwe Kibehe agezwa mu Rwanda ryari. None nyuma y'uyu munsi y'uyu wa mbere hazakurikiraho ibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo
Rusesabagina aburana mu Rwanda? ukurikije uko bimeze umucamanza agiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi yaba Rusesabagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha niho azatange umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana Paul Rusesabagina akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa cyenda. Eric, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye nubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zarwo bitari byoroshye. Rakoze Eric, natwe kuboneyeho kumva uko byari bimeze ndetse n'ubwo umugani ijwi rye ntiryumvikanaga neza, ariko ibyaha byose barega byo kuvuga ngo ni iterabwoba kurwanya ubutegetsi n'iterabwoba ni ibintu batarashobora gutandukanya. Kuba ko arwanya ubutegetsi icyo ni ikintu kimwe, iterabwoba rero rifite iyindi definition itandukanye sinakwirirwa mbijyamo ndetse mu rwego rw'amategeko kuko ni uguta igihe, kuko nta bintu mu Rwanda umugani wajya kuvuga uti be making a sense cyangwa se ibyo bavuga birumvikana, ariko terorisme akenshi nta nubwo bifite n'umugambi wo gufata ubutegetsi. Ntabwo terorisme ni igihe ushobora gukora ikintu gusa kugira ngo utange za message, ugakora ikintu cy'intambara ariko cyo kugira ngo uzane ubwo bwoba mu baturage ndetse no mu bategetsi birashoboka, ariko ntabwo akenshi baba bafite, si ukuvuga ngo ni ngombwa bagomba kuba bafite intention kugira ngo bahindure ubutegetsi buhari. Ibyo sinirwa mbijyamo rero, ariko ibyo twarabibonye mu manza zose twagiye ducamo mu Rwanda, izo kwa Ingabire Victoire wagiye akavuga ati hari abantu batibukwa mu Rwanda kandi batabihakana nabo cyangwa se batavuga ngo ibyo avuga ni ibinyoma, ahubwo gusa kubera ko bivuze bati agambiriye kugira ubutegetsi nabi. Bati Diane Rwigara ati ubukire muri mu gihugu cyangwa se development iri mu gihugu ni iri kuri bamwe gusa ariko ntabwo iri kuri bose, iri kubishoboye. Ni imihanda igendwamo n'abafite amamodoka, n'ayo mazu maremare na za internet zizagendwamo ko n'abantu cyangwa se zabamo n'abantu bishoboye. Bati agambirije kugumura abaturage, kwangisha abaturage ubuyobozi. Madame Adeline Rwigara akavuga ati mu ijuru hari Imana, nubwo atari wabivuze ariko afashe Bibiliya akayishyira hejuru ati rwose iwo mu Rwanda nawe ntimumuzi. Bati agamije kugumura abaturage. Ugafata Kizito Mihigo ufata gitari agacuranga agatanga ubutumwa bwe abucishije mu ndirimbo, bati agamije kwangisha ubutegetsi nako abaturage ubuyobozi. Terorisme mu Rwanda kugambira kugira nabi ubuyobozi, evidence nizo ngizo nta zindi, ni ugufata Bibiliya ukavuga ko ari intwari ikomeye. Ni ukuvuga ko u Rwanda babeshya ko rutateye imbere nk'uko babivuga. Ni ukuvuga ko mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari, biriya byose ari magendo, ari ibinyoma. Ibyo nibyo bifunze abantu baheze muri gereza, nibyo bituma buri gihe bavuga ngo bagomba gushimuta abantu. Twarabivuze ko ibi byose barabikora bakavuga bati uyu munsi tugaragaye nk'aho turi bihangange, ariko ingaruka zabyo buri gihe aho zijyana igihugu muriho murahabona. Uyu munsi rero urubanza rwa Paul Rusesabagina ruracyari ingorabahizi. Reka mbonereho kurarikira abakunzi bacu ko ndi en contact na bamwe mu bashobora kumuburanira, ndetse hari amahirwe ko mu kiganiro cyacu cyo kuwa kane cy'uyu munsi dushobora kuzaba dufite ibitekerezo byabo, dushobora kuzaba tubafite ahangaha muri studio bakatubwira imbogamizi barimo guhura nazo, bakatubwira ibijyanye n'uburyo yashimuswe, cyane cyane ko twamaze kumenya ko bamaze gusaba indege yamushimuse ko ibaha amazina y'abantu bari muri iyo ndege.
yamaze mu bimwe mu byo basabye harimo amazina y'abari muri iyo ndege, ukuntu yagiye n'aho yahagaze, detaye zose bakeneye kugira ngo urubanza ruzakurikiranwe kuva mu mizi. Nk'uko nababwiye, uru ni urubanza rushobora guhagama Kagame, ni politike kuruta ko ari amategeko, kandi ndabizi neza ko na leta y'u Rwanda nayo ubwayo ikiriho kurwana no gushaka uburyo yabikina muri diplomasi. Muri ibyo bibazo rero tuzaganira n'abamuhagarariye, ni harimo ko Rusesabagina bataramenya neza uburyo yashimuswe, ndetse bakaba bataramenya nako bakaba kugeza uyu munsi batarashobora kuvugana nawe ngo bamuhe representation akwiriye. Ndashaka kugira ngo mbanyuremo muri make iryo tangazo ry'abamuburanira babivuze. Bavuze ko ku itariki 28 Rusesabagina aribwo yashimuswe Dubai akajyanwa i Kigali mu Rwanda. Bakavuga ko hari ibimenyetso simusiga ko Rusesabagina yatwawe n'indege Bombardier Challenger ifite nimero 605 SXFSA ivuye Dubai ijya Kigali, ikaba yaravuye Dubai saa 12:55 ikagera i Kigali saa 10:50 za mu gitondo. Urwango bwabaga butaracya, ya mafoto berekana yose ni ibinyoma, buriya ni za montage bashaka kwerekana. Ikindi bavuga ko uburyo yavuye ku kibuga cy'indege i Kanombe ngo ashobora kuba baramutwaye, ndetse ngo ashobora kuba yararyamye ku gatanda nka kariya k'ubutabazi. Iki ni mu itangazo ryabo. Bakavuga ko iyo Gen Jet ubundi isanzwe twara perezida w'u Rwanda cyangwa se abofisiye b'u Rwanda ndetse n'umuryango we, ikaba akenshi ikunze kugaragara mu Rwanda. Nubwo bagerageje gukomeza gushaka kuvugana nawe, nta na rimwe baramwemerera gukora communication mu buryo bwisanzuye. Amaze iminsi, bavuga ko amaze iminsi 14 afunzwe. Leta y'u Rwanda ikaba yarashoboye kumuha uburenganzira kuvugana n'umuryango inshuro 2 gusa, ariko nabwo bamuhagaze hejuru. Ntabwo Rusesabagina ari kuzajya mu Rwanda atari ku gahato cyangwa se yiginye ku bushake bwe, ndetse kubera ko Kagame yakomeje kuvuga ngo ni force hero cyangwa se ari intwara ariko y'ikinyoma cyangwa se idakwiriye. Ubundi akavuga ko nuko ngo ni umuteroriste cyangwa umuntu ukora iby'iterabwoba, ndetse ngo mu myaka 20 ishize yakomeje kuvuga ko imushaka imutera n'ubwoba no gushaka kumugirira nabi, kugeza ubwo bamushyireho ibi byaha by'uko ari umuterabwoba. Ati ubwa mbere leta y'u Rwanda yavuze ko hari abantu yakoranye nabo bo mu bindi bihugu, atari ibi twamaze kumenya ko kwemeza ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Aturetse ko na UAE cyangwa se United Arab Emirates yahakanye yivuye inyuma ko ibyo atari byo, ariko natwe yanatubwiye ko ntabwo banafitanye n'ayo masezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Nta n'ukuntu leta y'u Rwanda yari kubona uburenganzira bwo kumushimuta cyangwa se nako kumutwara mu rugo bwemewe n'amategeko avuye hariya muri UAE. Ati rero ibi ngibi ni ikintu kigaragaza ko hari amategeko mpuzamahanga yangijwe, yirengagijwe. Bati abantu baburanira Rusesabagina twamaze gusaba iyo ndege Gen Jet, iyo kompanyi, ko iduha fagitire ndetse
n'ikigaragaza amafaranga uyihemba n'uburyo yishyurwa ku muntu ukodesha iyo ndege, nubwo uyu munsi kugeza ubundi ntabwo barabiduha. Turacyafite ibibazo byinshi, ariko niba Genjet itaduhaye ibisubizo twayibajije, izaba nayo tuzayishinja ubufatanyacyaha mu gushimuta Paul Rusesabagina imuvana Dubai imujyana i Kigali. Ninde wishyuye? Ibyo turashaka kubimenya. Niba baramufashe video yurira indege muri UAE, turashaka kubimenya. Ndetse turashaka gusaba manifeste rero ni iriya liste nyine berekana abantu bagiye mu ndege, izo detaye ni terme yabo. Ndetse turashaka kumenya ukuntu yageze i Kigali, niba koko ubwo bavuga ngo bamushyize ku gatanda asohoka, nayo turashaka kuyimenya. Ninde umuntu wayihembye cyangwa se wayikodesheje? Ndetse turashaka no kureba n'ayo mafoto icyo gihe cyayo. Ibi rero ni bimwe mu byo batangiye gusaba. Bavuga ko ubusanzwe leta y'u Rwanda isanga ibafata amafoto iyo bageze hariya, baribaza impamvu bo batigeze bamufotora akihagera bakazamwerekana bukeye. Bivuga ko biriya mafoto bavuga ko ariyo yasohokeyeho hari i Kigali atari. Ayo ni amatangazo yakozwe na bamwe mu bamuburanira. Tuzabigarukaho rero kandi ni vuba, nk'uko nababwiye. Turagerageza kuvugana nabo kuri gahunda y'igihe cyiza, ariko ndumva kuwa 4 mu kiganiro uyu munsi aribwo tuzaba turi kumwe nabo, cyangwa se bakatubwira aho bagejeje za investigation zabo, ndetse bakazatubwira byinshi birenze ibyo twebwe tuzi, ibishobora kuvugirwa n'ubundi ku maradiyo. Iyi nkuru rero murabizi ko itarangiriye aha, izakomeza. Reka tube tuyisubikiye aha ngaha, ngaruke muri demokarasi yo mu Rwanda ntari butindeho nayo iteye ubwoba. Inkuru nabonye leta y'u Rwanda, bya bigo bishinzwe kugenzura uko ibihugu bikura muri demokarasi, leta y'u Rwanda yarazamutse cyane, ifite amanota 3/10. Amanota 3/10. Navuze nako se ubundi aya ngaya yo bayahereye iki amanota 3? Keretse niba bashaka kuvuga ko bareba niba mufite inyubako, nkuko nyine uvuga ngo Rusesabagina yajyanywe mu rukiko, tubizi neza ko nta rukiko yajyanywemo. Niba bavuga bati tureba inyubako, niba bafite aho abadepite bahurira, ese bafite inteko nshinga amategeko itarimo yenda iyo demokarasi, ariko nibura iyo nyubako irahari, iyo nayo bashobora kuba ariho hagiye hava nk'inota rimwe. Bavuga ko bafite amanota 3, nuko nyine ni ukuvuga ngo bafite ubutegetsi, donc bafite executive, butabera, bafite n'inteko nyine, abasenateri n'abadepite. Ibyo byose ibyo bavuga ko yenda hari ibintu by'ibanze aho bakubaka bashingira, barabifite. Amanota 3 ni amanota menshi ku Rwanda. Jewe nduha u Rwanda nabiha rimwe, naryo rishingiye ko bavuga ko ari igihugu kigendera kuri demokarasi gusa, kubera ko iryo zina barifashe, ariko nta demokarasi. Wahembye bariya u Rwanda ni ukuvuga ko afite byinshi akeneye kwiga ku Rwanda. Kumva ari hafi kugera kuri 5, harabura 2. Ibyo ariko nabwo kandi ntabwo nabitindaho, nuko gusa ari inkuru zasohotse nazo bikwiye ko twaziganira. Alex Kagame niwe chef wa division iri muri Gisenyi. Yumvikanye uyu munsi avuga ngo, abwira abaturage bati umutekano uraboneka neza ko haracyari ibintu by'urugomo mu ngo, baracyarwana muri mu ngo, haracyari intambara, abagabo n'abagore bararwana, abantu ngo baratemana, abandi barakubitana. Ibyo bintu nta hantu Alex Kagame yagombye guhurira nabyo. Ibi ni ibintu byonyine byumvikana mu Rwanda. Ngaruka inyuma kuri Rusesabagina, iyo Kagame yavuze ati Rusesabagina ntabwo twamushimutse, nta nubwo nta n'icyaha twakoze, icyo twakoze gusa nuko twamushutse twangiye tukamushimota.
nawe ubwe aho ngaho ko ryavuze ivuzi ryabo naho ubwo arishinja icyaha ubwe aracyishinja akontredije ribu yabanje kuvuga ko itazi uburyo bageze na Kongo yizanye irya mbere statement ya mbere yavugaga ngo twakoranye n'ibindi bihugu. Bya kabiri umukuru wa RIB Jean Ruhunga ati yarizanye. Kagame nawe ati ni wrong number yahamagaye. Donc arabyemera. Twakwemera nde? Yavuze ko yashutswe akaza gusanga yisanze mu Rwanda. Ni umuntu ushobora kuza nyine yambaye mask. Ntekereza urugero rwa Halloween muri ino minsi muri Amerika, aho abantu baza yenda bashobora kuza bitwaje iminsi mikuru runaka, yenda fata wambaye ibintu bya Santa, warangiza ukajya gukora amahano ngo noneho kubera ko batakumenye ngo icyaha nticyakozwe. Ntabwo ari byo. Icyaha cyakozwe yenda wakoresheje amayeri yandi, ariko icyaha wagambiriye gukora nicyo wakoze. Washimuse umuntu kubera ko wamuhenze ubwenge n'ibivanaho icyaha. Ariko ibyo nyine bikangarura kuri Alex Kagame. Alex Kagame ntabwo yari kuvuga amagambo nk'ari, atari ko Kagame nawe ubwe ayavuga. Kagame Paul, kumva ujya hariya ukavuga ibitakureba, ukavuga yuko ngo abasirikare nako ngo abaturage citizens, abagore n'abagabo bakaguha mikoro ukabivuga. Ariko jewe nka Kagame we Alex nabyumva impamvu abivuga. Nawe agomba kugaragaza ko akora, agomba kugaragaza ko ari efficace mu Rwanda, ko ntabwo nawe azi icyo Kagame ashaka, ntazi icyo ashaka kuvuga. Bose nyine bagomba gukurikiza iyo nzira. Birababaje cyane kubona igihugu kimaze imyaka 26 mu maboko ya RPF kugeza uyu munsi nibura bakaba batarigera bajya gukora formation ishobora kubabwira itandukaniro hagati y'inshingano zabo n'iza polisi, n'iza local defense, n'izi nkiko, ibyo bintu twabivuga koko bikagaruka tukabigaruka. N'iryari abantu bashobora kureba nka kiriya kintu bakabona ko ari ikintu ari enono, ntabwo bikwiriye. Ni nk'uko na meya yagenda agatangira kujya kwivanga mu bintu bya gisirikare. Biriya bintu ni iby'abanyapolitike bandi, ntaho bihuriye no kumva umusirikare wo ku rwego rwa general aza akajya imbere y'abaturage akababwira ati urugomo, ubujura, ibyo ntabwo bikureba. Ibyo bikomeye binanije iki koko? Birababaje cyane kumva abo bantu aribo bakabaye batanga urugero rwiza bakaba batarutanga. Ariko nanjye nkibaza bararukura hehe? Na Kagame nawe ntarutanga. Ni ibintu biri disappointing. Birababaje cyane kumva chef wa division aza kubwira abaturage ibintu bikorwa na police communale, kandi nabyo bifite uburyo bikorwamo. Birambabaza cyane kubona ko nk'icyo kintu mu myaka yose bamaze bafite igihugu, nk'ibyo ni ibintu bya mbere biri mu mafunzo cyangwa se trainings za mbere bagomba kubanza kumenya inshingano zabo nk'abasirikare, naho zigarukira, naho zitandukanira n'iz'abapolisi. Birababaje cyane, ariko tubibayemo igihe kinini, nta nubwo biri burangire uyu munsi, ariko twakwizera ko yenda hari bizahosha cyangwa se bikageragira igihe ubwo dukomeza kubivuga bakazabicikaho. Muri ibi tuvuga yenda hari niyo batwumva, kandi ndabizi baratwumva, ntabwo yenda twanenga gusa tudatanze na solution. Dore noneho ubutaha nimuhurira mu nama y'umutekano, polisi mukuru ahari, governor ahari, umukuru w'ingabo ahari, yenda n'abandi bashinzwe renseignement, ariko ibyo nigenda si kenshi wababonaho. Niba ushaka kuvuga, vuga ko imbibi z'u Rwanda zirinzwe neza, uvuge ko abandi bakora akazi kabo, natwe tuzakora akazi kacu, ariko ubizeze ko imbibi z'u Rwanda koko zirinzwe, umwanzi ntaho yamenera. Bene ibyo ntacyo bitwaye.
nubwo waba ubeshya ariko nibura uba uvuga muri linye yawe, ariko kujya hariya ugatangira kuvuga ibintu lokale n'ibintu bijyana abantu mu nkiko na domestic violence birababaje cyane. Kandi koko abo babwira nabo ni abaturage batabizi, niyo mpamvu ubona n'ejo yagira n'ikibazo akavuga ati umugabo wanjye yankubise, akirukanka akajya gushaka umusirikare uri hafi, kubera ko nyine niyo impression muba mwabahaye, icyo muba mwababwiye. noneho ukareka noneho na polisi akavuga ibye na guverineri cyangwa se meya nawe akavuga ibindi ibyo yavuze azabafasha kuzageza ku baturage. reka ibyo tubivemo, ariko ni inama gusa, biriya bikomeza kugaragaza aho kuko u Rwanda rwacu rukiri kure cyane. nabonye iron mu Rwanda, sinzi ukuntu nabyita, ikintu mbese gishekeje, ubwo uriya Jeff Koinange wamoderaga biriya bintu by'urubyiruko n'ibyo kurya barimo bavuga ibijyanye n'amakuru asanzwe yagurishaga igitabo cye, ariko nkabona hahandi kuri televiziyo nyarwanda hariya munsi hagenda hacaho inyandiko zivuga ngo muri South Africa ngo umwana warashwe abapolisi ko bafunzwe cyangwa se ko bagiye mu rukiko barezwe ibyaha byo kwica umuntu. Nkibaza nkavuga ko se iyo selection y'amakuru y'ubundi ikorwa ite mu Rwanda, bayashishishaho gute? International news nk'ayo makuru ugomba kuyagendera kure cyane, kubera yuko ubizi neza ko mu Rwanda abapolisi birirwa barasa abantu bari no ku mapingu, nta n'umwe urashyikirizwa ubutabera, nta n'umwe urashyikirizwa ubucamanza, uragera imbere y'umucamanza, ariko warangiza mu Rwanda ukavaringa inkuru nk'izo ngizo. Reka njya mbibona bavuga ngo mu Bugande ngo abapolisi bakubise abantu, bakabishyiraho bakabinenga cyangwa se bakabikwirakwiza, ariko kiriya cyo kuvuga ngo polisi muri South Africa ngo warashe umwana w'umuautistic ngo yashyikirijwe ubutabera bamurega icyaha cy'ubwicanyi, nkavuga ariko nk'ibi ntimwakabaye munabihisha, mutekereje abantu bagiye gushira ku icumu bishwe na polisi, aho n'umuminisitiri w'ubutabera avuze ati hari abafunzwe, barafunzwe se kuki batagezwe imbere y'ubutabera? Kuko mufite ibyo mubakingira, ko mudashaka ko bavuga ko mwabatumye. Navuze ni kubona ko badashobora no kuvuga bati izi nkuru ziratu expose. Indi rero nabonye nayo ni nka Kagame wifotoza ngo afashe umwuzukuru, azi abantu yabujije amahirwe yo kugira abuzukuru, azi abantu yabujije amahirwe bo kugira ngo bagire abantu bose. N'uyu munsi ubu tuvugana hari abandi bagipfa abuza ayo mahirwe. Si ukuvuga ko abantu bose hataba abantu bajya muri gereza abandi bagapfa, ariko bicwe n'ubwo Imana yabageneye, batavanyweho ubuzima nawe ubwawe. Warangiza ariko wowe ukumva ko ugomba kugaragara ufasha akana, ukikiye akana, ugaragaza ngo umunezero, ugasa nkaho isi udonko ari uyibamo wenyine, n'ibindi byose bikorwa hari bigenda ntihagire umuntu ufata note. Nabyo nasanze bishekeje. Reka rero mbabwire bakunzi ba Radio Iteme, ibi ngibi bigomba kugira iherezo, kubera yuko hari igihe Kagame ageraho nk'ubu agakora ibintu nk'ibi ngibi, koko bikaba akamenyero ku buryo we wenyine yumva ko ari we muntu ukwiriye ibyiza, abandi bose kandi byaragaragaye, abasenyera, abamenesha, abo yica, bikageraho bikaba umuco tukawimakaza, tukabyakira, tugasa n'ababyakiriye. Ntabwo amenya feelings zacu, keretse umunsi twese twahagurukiye rimwe tugakora igikwiriye. Ndagira ngo mbere y'uko mpa ikaze Tabita Gwiza turi kumwe aha ngaha muri studio, mvuge kuri iyi nkuru ya Mudatiru n'abasirikare 24 bashyikirizwa ubutabera ubucamanza. Navuze kenshi ko ntajya nemera ko mu Rwanda aho ubutabera n'ubucamanza, iyo mvuze ubutabera mba nibagiwe, ururimi ruba runcitse.
baregwa ibyaha bose nabonye bavuga ko batazi uburyo bagiye mu gisirikare, ariko ntabwo iyo ariyo nkuru nshaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ni uko murebe abantu bakomeza kujyanwa mu nkiko kubera kurwanya ubutegetsi bwa Kagame. Kagame yaba afite ubwenge yagombye kuba nareba akavuga ati abantu ni benshi pe, ndeka mpere kubonisha za 1996 na 7 barizi ndeba Sendashonga, abantu yafunze nka Ntakiruti, nka Bizimungu, ndavuga bakeya ntabwo nabavuga bose, abahungiye hanze akabasanga yaba yagiye kwica, nabo yagerageje kwica, nabo yashimuse, ibyo byose. Ariko n'uyu munsi amajwi arakomeza kwiyongera. Ikibazo niho ni ukuvuga ngo n'ibyandi bavuga ngo ni ukwica gitera aho kugira ngo wice yenda hari kimutera. Reka nze iyi nkuru y'abasirikare bagiye sinigeze, ntabwo ndi buyivugeho ibirenze ibi kuko nabo ntibaburanye, nibaza bazagaruka mu rubanza. Byabaye nk'aho ari ugushinjana kwabayeho, ariko nayirebye nsanga ari ukutwibutsa koko abantu bamaze gukomeza gushimutwa uko bangana, ariko ubwinshi bwabo si cyo kintu tugomba gushyiraho imbaraga cyane. Reka yenda ntatinze banzemo ikaze Tabitagwiza, niba unyumva ikaze muri Cesar Diteme kuri uyu mugoroba, nizere ko ngufite. Ndahari Jean Paul, ndagushuje nanjye kandi nguhaye ikaze. Nariho navuga ko nkuru za Rusesabagina, mvuga ko byaba Mudatiro ndetse n'ibindi n'ibya diplomasi nabanje. Gusa kuri iyi nkuru ya Rusesabagina ndetse n'izi manza zikomeje, hakomeje kugaragara abantu benshi cyane, ndetse aba nabo twavuze bazi uyu munsi umwe, ariko n'abandi baje mu gihe cyashize mu byumweru bike birangiye. Ubona ko inkiko z'u Rwanda zuzuye, ndetse udashobora no kubona uburyo uburanisha abantu bose ubishatse, nk'urishyizeho n'abari muri FRN, kubera ibyaha bimwe gusa, kandi bakaza basimbura abandi, basangayo n'abandi na ba Mushahidi n'abandi. Ibi bintu nk'uko ntangiye kubivuga, hari ikintu kimwe twebwe dutekereza ko yenda hari bigaragaza ko abantu bashimuswa ari benshi, hari abantu benshi bakomeje gufatwa, bigaragaza ko gukora politike mu Rwanda ari ibintu biri dangereux cyangwa se dangereuse. Gusa hari ikintu umuntu ashishoza akavuga ati ariko se kuki bikorwa na bamwe bagapfa abandi bagashimutwa ariko ntibihagarare? Sinzi nawe uko ubibona, ariko uko bigaragara ni uko kiriya gikorwa cyangwa se uburyo Kagame bikemura bidasa nk'aho bigabanya umurego, ahubwo birawongera. Ariko se nyine nk'uko wari ubivuze Jean Paul, ko kuva aba bantu FPR yafata ubutegetsi, ko bishe, bashimuse, bagiriye nabi abanyarwanda, ngo uvuze akantu ngo yabavuze nabi bakica, harya byatanze iki? Imyaka hafi 30 irashize, n'uyu munsi baracyashimuta. Byamaze iki? Abo bose bishwe rugikubita ngo barabarwanya, ko n'uyu munsi bakica, byabamariye iki? Byahinduye iki? Narabivuze mbere, n'ubu reka mbisubiremo. FPR iyo aho kugira ngo ikomeze guhiga abanyarwanda, ibica bashimuta, igira ite ngo aha ngo barayirwanya, bagombaga kubanza bakareba ikibatera kuyirwanya, igitera abanyarwanda kuba barahagurutse bakajya kubarwanya. Barafata akanaka bakamwica ngo yabarwanije. Uwo bishe bavuze Barizinde, Basendashonga, Basiyeri Kabera n'abandi, lisite ni ndende cyane. Ese ko bishe Rizinde abandi Barizinde bakavuka, ko bishe Sendashonga hakavuka Abasendashonga benshi,
ko bishe abantu bose bagiye bica n'abandi bakavuka n'abandi bakavuka n'abandi bakavuka. Icyo bagombaga gukora cyangwa ubu ngubu I think kuri jye mbona ari na too late kuvuga ngo nimukore mutya. Barashayishije umugani w'abarundi niba ari bo babivuga, bararengeje. Ariko iyo baza kureba igikomeza gutera abanyarwanda guhaguruka kurwanya buriya butegetsi, akaba ari cyo bica. Wica gitera, ntabwo wica ikibimutera, ntabwo wica babivuga gute? Wica gitera ntabwo wica. Oya, aho ugomba ukwiriye kwica ntiwica gitera, ntabwo wica gitera. Rero abangaba bo bajya kwica gitera. Ubu se aho bahereye bageze ku barashimutse ngabo ba Sankara, none dore na Rusesabagina bamusangishijeyo, bamuroze nduzi ko ari ukumuroga, baramutwara uko bamutwaye ntawe ubizi, ariko byose bizajya hanze. Ukuri kuratinda ariko ntabwo guhera, kurageraho kukagaragara. Rero aba bantu nkubwire, gukomeza kwica abanyarwanda, gukomeza gushimuta abanyarwanda, ntabwo ariyo solution izatuma bariya abantu baguma ku butegetsi ngo bakomeze bice bacecekesha abantu. Uko baducecekesha tuzabyara, bazatwica, bandi batabitana ba Jean Paul n'abandi nkabo bavuke. Barashimuta Rusesabagina, haravuka ba Rusesabagina benshi bakomeze babarwanye. Rero ibi ngibi bakora ntacyo bizabagezaho, kandi bamaze hafi imyaka 30 babikora, ntacyo byabagejejeho. Ariko abanyarwandakazi, jewe kabisa mbafitiye inkuru nziza. Mbafitiye inkuru nziza, mbabwira nti ese mwari muzi ko havutse urunana nyarwanda ruharanira impinduka? Urwo runana nyarwanda ndagira ngo mbabwire ko rwahagurutse. Icya mbere ndagira ngo mbabwire ko urunana rushyira Imana imbere, kandi tugaha n'andi madini yose agaciro. Burya rero banyarwanda ndababwira ngo abashyize hamwe imbaraga n'Imana irabasanga ikabafasha. Aka gatsiko gakomeje kutwica, aka gatsiko gakomeje gushimuta abanyarwanda, urunana nyarwanda rwiyemeje guhaguruka, ariko twese dushyize imbaraga hamwe, kandi ngo abashyize hamwe imbaraga n'Imana irabasanga. Duhaguruke tukarwanye, duhaguruke turwanye ubu bwicanyi bwokamye abanyarwanda. Igihugu cyacu bakigize indiri y'ubwicanyi, baricana, umugabo arica umugore, umugore arica umugabo, ujya kureba ugasanga abantu baramanitse mu biti. Birutse kubona umubyeyi bamubwira ngo nagende ngo yikatire ngo umugozi wari umanitse umwana we, ngo narangiza ngo afate ngo iyo ntumbi y'uwo mwana we ngo ayikubite. Bamuhagarikiye abayobozi, nanjye ngo abayobozi inkozi z'ibibi bati yikubite iyo ntumbi y'umwana wawe. Umubyeyi afata inkoni arakubita. No, igihugu cyacu kiyobowe na Satani n'amadayimoni yavuye ikuzimu yose, abari yagenda ayobora igihugu cy'u Rwanda. Turahagurutse ngo ibyo byose tubirwanye, duce urunana rw'abanyarwanda, rukureho burundu buriya bwicanyi bwokamye abanyarwanda, ibintu byo gusenyerwa. Abana b'abanyarwanda barabungera mu gihugu cyabo, babakuye mu masambu yabo, barabasenyera, barangije barimo barabashinyagurira, barimo barabungera. Abana babuze aho barambika umusaya, murabazi ibyo bari gukorera abantu bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri, agahoma munwa. Ibi byose urunana ruhagurutse kubyamagana, kubirwanya. Turashyira imbaraga hamwe, ibi bintu tugomba kubihindura. Niyo mpamvu ari urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka. Impinduka ziraje, nimuhaguruke dushyire imbaraga hamwe, ntabwo zizaza zizanye, kandi dushyire Imana imbere. Imana izatuyobora.
rero Jean Paul ndumva ari byo navuga nkaba nagira ngo nkomeze gufata umuryango wa Rusesabagina mu mugongo. Ibintu byababayeho ni twese abanyarwanda byatubayeho. Iyo umwe aguye mu bibazo nka biriya twese tuba tubiguyemo, ariko niyo mpamvu twahagurutse, kandi barabeshya baragirira nabi Rusesabagina n'abandi bazavuka. Rero ndumva ari aho nagira ngo ngarukire. Jean Paul murakoze. urakoze cyane. Tabita ndasubira inyuma gatoya ku byo wari umaze kuvuga ku bijyanye na strategy ya FPR yenda n'ibyo bitegereje kugeraho imyaka yose ishize. Mu by'ukuri ntabwo ari ibyo kubwira FPR gusa, ni n'abanyarwanda nk'uko nawe wari ubikoze. Hari ikintu kimwe cyagiye kigaragara cyari kamere ku kwibeshya kwa FPR. Kwibeshya kwa FPR kwagiye kugaragara mu gihe yagiye ivuga ati yenda nica mpere ku ba mbere bakiza gufunga pasiteri ba Sendashonga, abanyarwanda bandi bazatinya, ntibazigera bandwanya kuko bazumva ko nabo nzabagenza nk'uko nagenje bariya bandi. Ibyo ntibyigeze bigabanya ubukana, ahubwo abantu barwanya ubutegetsi bagiye biyongera buri mwaka. Amashyaka aravuka. Hari abantu bamwe bavuga ko ari ikintu kibi ko amashyaka avuka ari menshi. Ntabwo ari kibi, ahubwo ni cyiza. Ku rundi ruhande ikibi gusa ni uko ayo mashyaka ashobora kuvuka ari ayo kurwana hagati yayo, ariko igihe cyose yaba avuka ari ukugira ngo arwanye ako karengane, ntabwo imbaraga za FPR ziba ziyongera, ahubwo ziba zigabanuka. Cyane cyane kugenda usanga nyine bamwe muri bo, hari abantu bagendaga bavuga bati twari twaranze kujya muri politike, ariko ibimaze kuba mu Rwanda birarambiranya. Hari ikintu biriya byose n'ibigenda bibambika ubusa no kurenzaho. Ni nyako aba bantu bose bagenda bavuka nyine bakavuga bati ariko bishoboka bite ko bakomeza kwica aba bantu, ko bakomeza gukora ibi, gushimuta, bigatuma abantu nabo koko batangira kubona ukuri kwabo ibyo bakora, kuko hari igihe abantu bamwe biba bitabagaragarira, ariko uko bigaragaza, uko bakomeza gukora amabi, ni nako bakomeza kwishyira hanze. Barayigaragaza kandi bigahera no mu ngo z'abantu. Uravuga uti mfite umwanzi, yenda reka mpere kuri Muzehe Rujugiro, uti mfite umwanzi, Rujugiro n'umwanzi wanjye. Icyo gihe amakimbirane aba akiri hagati yawe nawe, ariko iyo utangiye gukora nk'ibyo kumumenesha mu gihugu, ni ukuvuga ngo n'abandi ari abuzukuru be, ari abarumuna be, ari ba bene nyina, ari ba nyirasenge n'ababereye nyirarume n'abandi bose, icyo gihe baragusobanukirwa. Nibyo bavuga guti barakumenya n'ukwigaragaza, baragusobanukirwa. Icyo gihe ntabwo wiyubaka, ba wisenya. Urebye rero amahano maze gukorera abanyarwanda uko bangana, ubwo navuga ntimpere kuri FPR, nta kintu na kimwe byigeze biyongera, uretse ko gusa isigaye mu gihe gitoya, ndetse niba atari ko binameze ubu ngubu, igiye kureba mu kirere. Ni ukuri ikareba hirya, ikareba ibumoso, ikareba urya imbere, ikabura aho ifata, ikavuga ati ye babawe bagiye hehe, uwo nakatabaje, uwo nakabwiye ari hehe, ari he kabisa, bagiye kubabura basange ntabwo bafite uwo babitabaza, uwo babwira. Ni benshi cyane, abo bahemukiye ni benshi cyane. Bavuye ku bakomeye bagera mu boroheje, wavuze Kangondo, abanzunguzayi ntitwabavuze, ntiwanavuga ngo barangize. Hasigaye iki ko n'ayo mazu mwubatse mu mujyi? Mperutse kubona documentary y'umunyagana aza kuzenguruka avuga ati ni ghost city, ni inzu yabaye abandone. Ntabwo ari ntabwo ikiri inzu, nako ni amazu, ni umujyi wabaye abandone, ntabwo ari umujyi utuwemo. Usanga amazu 300 harimo abantu nk'icumi. Bibamariye iki? Barasahuye za social security, byita ke social.
barafashe amadeni atagira uko angana. Benshi bariho barabibona bakavuga bati u Rwanda rwubatse neza rumeze ubu ngubu niko bigaragara. Rwanda za ndege zindi bazihagaritse bavuze ko zitakiguzwe kubera ko n'izihari hari ingendo nkeya zimwe zatangiye ariko zigendamo bandi zirimo bangahe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo nabivuze bya city nuko nzanye muri economy ariko siyo ushaka oriente ikiganiro ndetse seho cyaganaga ni ukwerekana gusa ko ibyashyizwe imbere atari byo byari bikwiriye. Ubu ugiye kureba hirya ukareba hino ukabura icyakurengera na ba bandi wagasabye imisoro usange warabasenye badafite naho bakura, ari aboroheje ari abakomeye bose, kandi wowe amafaranga yawe udashobora kwisorera ubwawe n'ibicuruzwa byawe bica muri Rwanda Revenue utanabisorera. Naho igihombo rero kigiye guturuka usange ugiye gutangira gusaba uwo wimye. Ariko si ibyo gusa, noneho turebe no ku baturage. Abaturage benshi barimo barahaguruka, benshi cyane barimo barakanura amaso barareba bakavuga bati ibi ngibi nta handi bigana uretse kwirimbuka rya Babuloni. U Rwanda n'ingoma ya FPR inkotanyi barimo barabibona, murabahamya murabyibonera. Noneho Kagame kiriya gitabo yasomye cya Stalin, kiriya gitabo yasomye biriya bitabo bya kera yagiye asoma akaba kiri muri practice ya politiki yo muri 1961 1961 ni barankosoye ariko nizere ko byo hangaha ntibeshye. Hari umukunzi wa radite mwambwiye ngo nkunze kuvuga ngo itariki imwe semborere 11 cyangwa ndaza kongera mbisuzume neza, ariko umwaka banza 60 umwaka w'1961 aho ngaho ndibaza ko mbivuze neza. Sinzi rero tarita ko Kinyarwanda kindusha, ariko icyo gihe izo politike zikigiye nuko zakoraga bavuga 1961 nibyo bagukosoraga se sinzi icyo bagukosoraga icyo ari cyo. Sinzi ko nawe aho ngaho ndushije cyane, ariko tuzasuzuma ubwo tuzabaza yenda tutabigarukaho ubutaha. Ariko ndumva bankosoraga gusa kuvuga ngo banza mvuga n'umwe n'imwe, ariko kuri icyo ngicyo cy'umwaka banza atari byo, banza ari amatariki cyane cyane aho mfite 21, ariko navugaga ariko nagomba kuba 21. Narabyanditse hano ariko ko uyu munsi ntahuye n'icyo kibazo cy'ayo matariki ndabyirengagiza gatoya. Reka nsubire inyuma dusoza n'ikiganiro yenda, ariko nashaka kubwira ko n'abandi badukurikiye, ku baturage cyangwa se ku bantu bamwe aho FPR yagombye kuricinga cyangwa ariho yagombye kuba yakwitabaza, ubu naho yamaze kuhangiza ku buryo nabo ubwabo ya politiki yo muri 61 barimo gukora ubu ngubu ntabwo bazi ko isi yahindutse uyu munsi. Ari nayo mpamvu ubona basa n'aho barwana n'ibyabananiye. Ntabwo bafite, barafata ni nko kuvomera mu gitete amazi, kuvomera ntabwo bikunda kuko muri mu rutete ndavuze barimo baravomera mu rutete kuko kera ntabwo ari uko byari bimeze. Kera nta communication yihuta yari ihari. Ubu nshobora kuvugana n'umuntu w'i Rwanda mu masegonda atarenza 2 amasegonda akaba yabonye ubutumwa bwanjye. Iriya politike kera yarakoraga ko ashobora gukontorora abantu hamwe. Ntabwo nshaka ko kubwira FPR ko ikwiriye guhinduka, ko ntizahinduka, ariko imenya ahubwo yuko igihe cyayo kiri bugufi, imenye ko igihe cyayo kiri bugufi, kandi biragaragara buri wese. Jean Paul, niyo bahinduka agera aho bigeze aha, ibyo bakoze birarenze. Sinkeka yuko mu Cyongereza is too late aho bigeze aha ngaha. Bakwiriye kuvaho bagahanirwa amabi bakoreye Abanyarwanda. Nabyo guhinduka ko ndakurahiye ko ntabwo bashobora guhinduka n'ibikunda. Buriya umuntu wese atanga icyo afite, ntabwo ari kuba bakomeje kwitwara kuri ari uko bafite uburyo yenda bahinduka.
yabaye bakabikoze ubu ngubu nabo baragaragara ko bari mu mwobo, bari ahantu habi cyane, bakabaye babikora ariko byarabananiye. Tabita rero ndagira ngo ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, nongere ndandikira abakunzi bacu ikiganiro dufite ejo bundi, aho ngerageza kureba ko navugana n'abaroya ba Rusesabagina bangiwe kujya mu Rwanda cyangwa se batarashobora kugira communication nawe. Ndibaza ko hari amahirwe menshi ko tuzaba tubafite. Hari byinshi kandi tuzagarukaho mu biganiro byacu, hari gukosora utuntu tumwe na tumwe ku byo mu biganiro twakoze, ariko nahisemo kuzabikora mu kiganiro cyo kuwa kane kubera ko ariho twabikoreye. Nabyirengagije ku bushake kugira ngo ikiganiro nabikozeho aricyo nzanagaruka nkaza gukora utu twashanje madutoya cyangwa se utukosa tw'amazina twagiye tugaragara muri ibyo biganiro. Nzabigarukaho rero ngitangira ikiganiro, ni nabyo bintu nzaheraho. Mu bindi amakuru turimo gukurikira ariko tudafitiye gihamya ni inkuru ya Mugambage. Hano hajya hagaragara ari ku mafoto nk'aho yasezeye yavuye muri Uganda. Biramutse ibyo bintu ari byo, byaba ari ikintu kidasanzwe, ariko twirinze kubivugaho ngo tubitindeho, koko ubwo najyaga muri studio nakomeje gukora ubushakashatsi bw'ibanze, nsanga nta kintu kigaragara. Inkuru ibivuga nako abantu babivuga akaba ari abantu bamwe gusa, ariko sinabona inkuru ziri credible. Nubwo nagerageje kuvisita New Vision na Monitor ntabwo nigeze mbibona. Nakoze ndetse nandikiye n'abandi batarashobora kunsubiza, ariko nabo bemeye gukora contact ku ruhande rwa Radio Iteme bakaza kutwandikira. Nitubimenya rero bizaba ari inkuru tuzabagezaho kuwa kane, ariko ndibaza ko ari propagande. Iramutse atari propagande byaba ari ibintu bikwiriye gufungura amaso ya buri wese niba koko ibyo bintu ari byo, ariko ndibaza atari ko bimeze kubera nagerageje gukora contact preliminaire ngasanga ayo makuru ntashobora kuyakonfirma. Ni Mugambage rero bavuga ko ashobora kuba yasezeye muri Uganda ndetse agasezera mu ibanga, bakerekana ifoto ngo n'abavandimwe n'inshuti baje kumusezera ngo bakamuha impano, harimo ifoto y'inka cyangwa ubwo n'inka yenda bagaragaje mu gishushanyo. Ariko nongere mbisubiremo, Radio Iteme ntabwo irimo gukonfirma ko ayo makuru ari yuko Mugambage atakira ambasaderi muri Uganda. Gusa biramutse ari byo byaba ari inkuru yaba ibumbiyemo byinshi cyane. Gusa tuzagaruka muri studio tubizi, twabikorewe n'ubushakashatsi n'amakuru yandi twagerageje kubaza turaba twayamenye, dusanze ari ngombwa ko tuyabagezaho vuba, yenda tutaragaruka kuwa kane nabyo twabikora. Reka rero nshimire Tabita n'abandi twabanye muri ikiganiro, tubararekera n'ibiganiro byacu bya Radio Iteme. Mujye mukomeza kureba kuri YouTube ndetse no kuri Blog Talk. Kuri gahunda y'ibiganiro byacu ni amakuru dukomeza kubakurikiranira hafi, ndetse y'ibipfa n'ibikira haba mu gihugu cyanyu, ndetse n'ibindi inkuru zimwe zishobora kuba mudashaka kuzabona mwaratinze kandi zibareba cyangwa se zifite konsekanse ku mpinduka ziriho zibera mu Rwanda. Bakunzi baraditemerera, reka nongere mbashimire, mbararika ibiganiro byacu. Tabita by'umwihariko wakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Murakoze namwe Jean Paul, mugoroba mwiza. Murakoze. Waruna nawe, inzira nizicona.
n'isibaniro iwacu ni